bita quantum wallet, quantum computers and quantum financial QFS system. Tuzavuga ku bita quantum financial system. Ubukungu bushya byo bita ngo quantum financial wallet, quantum computers, byo ni ibintu bije bishya biri advanced. Ndetse quantum financial system. Akaba ari nabyo bya biri kuri pressing ubukungu uko buriho. Ndetse bikaba biri na attached kuri blockchain. Bikaba biri nabyo bigomba kuri pressing uburyo twabisanzwe bwa transactions. Bikora transactions international aho twakoresha ibyo twita ngo twakoresha ngo Swift code n'ibiki. Tuzafata umwanya tubivimuzi abantu bamenye sigeze World Bank yigeze Pi mu gishanga abashaka kugura abantu agora bari Pi gusa Pi kuri blockchain Bitcoin yazamutseho ni 48 Pi network iri kuri 0.9 mu kanya bya 8 yego ni 9 XRP kabiri n'ibice 4 iyo ntihinduka ariko ayumvishe uyu munsi hari stingo coin ebyiri yo bita Navax niyo bita Party zamaze kwisindinga kuri mitsabuze gato wari waguze cyangwa wari mininze sha iyo bita Party abantu babonye amafaranga muri Party ngo ndavuga abatrade abagenzi banje makuru mashya nuko XRP yatsinze urubanza ariko nayivuza aha oya ntabwo yigeze uvuga urubanza mvuga urwo rubanza n'impamvu XRP yari ifite urubanza wajya kubwira umukobwa ngo rero ngiye tuzasezerana ivangura mutungo ntago yabyumva uragenda ukagera ku murenge ukavuga uti nivangura mutungo aho ngaho umuryango uhita umwicaza ku murenge ubivugamo hageze umuryango umwicaza ku murenge ati none se n'amafaranga ushaka bigaragara ariko yuba ntabwo urumva ntabwo wajya gusezerana kugenda wabwiye umukobwa ngo rero tuzasezerana ivangura mutungo ntabwo yabyemera ahubwo uragenda ugahita umutungura ku murenge uti ivangura mutungo risesuye ugahita mukavugira aho ngaho wabyumvise ariko reka nkubwire ni iki kibi cyo kuvanga umutungo uri kubyumva icyambere iyo umutungo uvanze umuntu umwe mu rugo niwe waka credit umwe wenyine none nini nzi hari either ninjye uyifatiraho credit cyangwa no uyifatiraho credit wabyumvise iyo bafashe credit bakagurisha ingwate ntivemo baza ku wundi mutungo uri ku ruhande bibaho rimwe na rimwe sibyo icyo nshaka kuvuga iyo habonetse iyo ukoze skandal njya mbibona rimwe na rimwe tuware umugabo akajya nko muri business sibyo kenda akajya muri business ziri risk agahomba yarangiza agahomba ugasanga birasaba ko bamusaba miliyoni 100 n'urugero ugasanga arafite amazi 3 ayo mazi 3 yose amwanditseho we n'umugore yewe umugore yarabyimbye ngo yakagezeho amazi aragafata yose bakakubita isoko ugataha ntiwigeze ugira ubwenge igihe wasezeranaga ngo mukore ibyo vangura mutungo inzi n'igira ikwanditseho indi yanditse ku mugabo uri kubyumva kibanza kimwe kikwanditse kiri cyanditse ku mugabo mu gihe habayeho ikibazo cy'ubukungu byibura bigire subject ku mugore gusa umugabo asigare cyangwa se bibe subjected ku mugabo gusa umugore asigare wabyumvishe iyo byose amaze kubigurisha igisigaye noneho mu bimbobe bye noneho umugabo witungiye amafaranga we yo nasaze ntukirwa naramuteje iyo yikeneye mugatuza amafaranga we ikintu ukajya kumubwira ngo iki wabyumvishe mwese muragenda ku murenge ivangura mutungo ariko there is no IQ nta ikirimo niba udashobora kugenda ngo ufate miliyoni 50 just there butegereje ko bapfa mukajya ku inheriting isa oya ahubwo ngo hari igihe ubwo butunzi turi kuvuga bwabura bwamara kubura bakamanuka ngo bagiye mu cyaro muzajya ngo mbivuze nerukije kuri umwanzuro ubwo mbivuze ndi kuvuga kuri cya kintu cyo gufata amagi ukareka kuyatwara mu gatebo kamwe bari mufite udufaranga bari mufite business mutekeza ahantu harenze hamwe we are going aho turi kujya we want to manage umuntu yakoraga akazi bakamuhemba 500 babyumvishe akarihirira minibara umuryango wose ahembwa 500 saleri oyiwe bari umukapa igitaro byishyura umuryango wose yego uri kubyumva ubwo ni mu myaka 20 ishize wabyumvishe umuntu akaba akora ahantu muri ministeri runaka desa senkani
umuryango wose ukaziga kubera akora muri banki populaire ahembwa 200 ariko ndakubwiza ukuri niba atuye ku Ruyenzi ajya gukorera ajya ministeri iri ku Kacyiru 2 mu gitondo 2 nimugoroba bya muto 120 ku kwezi 60 ku kwezi wabyumvije nibyo 60 ku kwezi asigaranya ngahe yarangiye wabyumvije we need to look for other baskets dukeneye gushaka ibindi bitebo dushyiramo amagi tugashaka n'abantu bo kudutwaza ayo magi babantu se ni amasaha dukwiye kudandaza cyane amasaha ngo amasaha 8 yatuma umuntu akira ntago byashoboka uwagushyira ku kazi akubwira ngo ujye ukora amasaha 8 ikuzo ushobora gukira byibura bisaba ngo ukore amasaha 150 kuri 28 amasaha 100 kuri 28 urumva ufata amasaha 150 yakora mu masaha 28 iyo mibare se wahize muri ntuza oya nibanga rizwi umuntu umukire ntago yabona umwanya wo kuba tubare niba mfite hoteli sibyo nkaba mfite iyo hoteli nkafite hoteli nkafite ivuriro nkafite ishuri sibyo ntago naba mwarimu ngo bedrete kugira ngo ikigo cyanjye kigire gute tere imbere ngomba gushaka abantu batarasobanukirwa n'agaciro k'amasaha bakaza nkagurisha amasaha yabo amasaha yabo mwayabaha kuri make nkayarangura kuri make nkagura amasaha yabo kuri make ego byumva ubu n'umukiri ugiye gukira ahubwo byanyabyo cyane amasaha akayarangura kuri make ego byumva mugasigaramo umukorera muri cyagiye ubundi niwe wagakwiye kuba hari yoza ibyombo ateka asasa agira gute niwe wagakwiye kuba hari kugira business yigende neza ariko noneho uzi igitangaje uzi ikintu kibabaje nuko umuntu amara kukwiba amasaha 8 yose akajya yirwa naguhagaze cyangwa arenga 8 akagerwa naguhagaze hejuru ngo ni boss burya niyo mpamvu umukiri uzi ubwenge afata abakozi neza ababizi impamvu abizi ko ari umujura abiba amasaha yabo badateze gukira ahubwo ari ugomba gukira akabubaha bandetse nawe mukavuga ngo boss ngo boss afite IQ uri boss ufite IQ ngiye kuguha urugero rwo muri company imwe nakoze reka ubwire company imwe nayikozemo nkikirangiza ishuri ku munsi nabaraga miliyoni 2 cash kwa kundi ubara ugiye kuverisa 2,200 miliyoni 2 ku kwezi miliyoni 2 ku munsi ukwezi bakazanga 70,000 wabaye miliyoni 2 ku munsi ubango naberesaga hafi miliyoni 60 ku kwezi bakazamemba 70,000 ariko boss we ndabyibutse bro hari abakiriya batatu bazaga mu gitondo ahantu nakoreraga umwe 100 undi 100 sitrosa ku munsi sitrosa babaye uzane ngaho kwezi swani ayo gitanda bro abakire muri abana beza igishekeje nuko iyo umwe mu bandi nabo bibwa amasaha atungukaga hariya twarukangaga umutima ukenda indi njiji nayo ngo yarize ngo yo n'impamvu hejuru ngo yabwize ubwenge kumbi iyo bayimaze amasaha none ayo masaha arimo n'ubumenyi yose baretwa nisuramo ndavuga ni kwere umuntu nkanjye uri kubyumva ufite amaboko 2 umutwe munini nk'uyu nguyu umuntu wabyumvise muzima mverisa miliyoni 60 mu kwezi bakamemba 70,000 injiji gusa banacaho nkiruka ugahahamuka ukagomba gucikamo kane injiji ricara ndavuga do I have a problem is my brain yansa ikintu bita mu bantu bakora imashini bakita factory receipt yapaye akantu hose ku byuma byanuza by'imodoka wasanga by'ama computer usanga akantu ka factory receipt ukikwirisiti kwisiba naragiye kiforoma nkora icyo bita factory receipt bwarakiye mu gitondo ku kazi sinagera ndavuga ndebe ko
aramuza urishanuka ndavuga nti ngiye kureba komfa uretse akazi nta kandi ufite urabazi nawe abantu ibi rero bifite efi ikomeye ko uburyo ki twashakagamo amafaranga bukwiriye guhinduka kuko ibitwaka amafaranga nibyo byinshi wabyumvise ibitwaka amafaranga nibyo byinshi kurusha uko tuyakorera bityo niba umuntu yarajyaga mu iduka akayimaramo imyaka 10 akabaye mukire uwo muntu agiye mu iduka akayimaramo imyaka 10 yakena ni iminsi yakena uyu munsi yakena ukurikira isigeze asigaraho umutini iryo duka uri kubyumva ariguzemo iPhone akaguramo laptop televiziyo y'ine gatatu ya smart TV agashyiraho canal box ku iryo duka wabyumvise iryo duka ryo bari kiriho oya bitekereza wabyumvise cyane ibi rero nabivuze ngera nkunda kubivuga kugira ngo abantu bumve ki uburyo ki bwa investissement umunyarwanda umwe umunyarwanda we n'umuhanga buri abanyarwanda bazi ubwenge nemera ko yaravuze ngo never n'imigani yawo yego no mu cyongereza by the way nemvuze ngo umunyarwanda yaravuze bitambivuga mu cyongereza umwongereza yaravuze ngo never carry all eggs in the same basket ntugafate amagi ngo uyatware mu gatebo kamwe amagi yose ntuzashyire mu gatebo kamwe uyashyire mu gatebo kamwe wikorere ku mutwe anytime ufite ikibazo ahantu kiri anytime wanyerera iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero yibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi duhe komande, ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Bakunzi b'Ihumure TV ni kuri kuranga umuntu bagira ngo wasomye akantu kumukerenganya. Nasomye mu karo. Bagira ngo wasomye akantu kumukerenganya baraga umukerenganya urakaza. Kerenganya ni iki se mu karo? Umukerenganya. Uburyo warebaga ijisho mwani warikiburaga nkavuga ni kabaye iri jisho ra. Rero ko aratari gusa. Bimeze bite se man? Yewe na ubusanzwe nta kintu. Muvandimwe ngo nta kintu abaye ameze neza nanjye meze neza namwe mumeze neza aho muri. Ubusanzwe nta kintu bisembuye njyanywa. Nawe nujye ngo ibintu bisembuye. Kandi impamvu ntamwe ibintu bisembuye nta hantu bihuriye n'idini. No kubera ubushakashatsi bwanjye. Uvuze ngo nuko simwe bisembuye nta hantu bihuriye n'imyizerere. Namwe bisembuye? Kubutangwa bisembuye ni impamvu yuko bihuriye n'imyizerere. Ntabwo ni ibintu bijyanye n'ubuzima. N'ubuzima bwawe. Ni ibintu bijyanye n'ubuzima. Ngira ngo hari urabona abantu benshi banywa itabi. Biba ryanditseho ngo itabi ni ribi ku buzima bwawe. Gica nabi. Uyumva? Mu by'ukuri nagiye mbona abantu benshi bagiye banywa itabi bakamara imyaka myinshi. Soko kurangira nywa itabi kubyumva. Ariko nko kuri 90 na nko kuri za 90 na nabonye yarapfa. Ariko by'umwihariko itabi n'inzoga ni ibintu bishobora gutera inzoga yo byari umwihariko amakampani yo mu Faransa cyane cyane yengaga imivinyo yagiye atanga amaruswa menshi ku bitangazamakuru kugira ngo adatangazwe kuri kwihisha inyuma y'inzoga
cyane cyane ko prototype y'inzoga kugira ngo bicururize prototype y'inzoga buri inzoga rwose cyane cyane by'amawisiki tubona bipfunyitse muki zira prototype zabyo ziba ziri like ko zishobora gutera kanseri yo ku rwego rwo hejuru uvugije ukuri mbona arizo bakunda ngo nizo nziza ngo apana urufuro abantu bazinywa wenda bashobora kuvuga ngo urabona abantu bazinywa bashobora kuvuga wenda ngo nuko nicaye ku ihumure wenda ngo wanze kwamamaza inzoga ariko niba by the way ariko abwira ikuze ni byiza Paulo andikabwira ryatorera ati nyamuneka rimwe ryo kumuko mwahamagawe aribyo ati mugumuko mwahamagawe buriya njyari ikintu kimwe prefera culture culture rwandaise umuco no kuvuga ngo unzaniye abantu babiri bumvishe umwe waretse kwiba kuko yagiye mu idini runaka akabyihana kabireka n'umuntu mu muco utarigeze yiba nta inkuru yo kwibira atanakijijwe ukambwira utuye umuntu umuhaye amafaranga yakujyaniye kuri konti ntago nayaha wawe reba ari murumuna wawe abati cyarakize kiraje uri kunyuba naye namuha umunyedini avazandi namprefera ubundi urabona niba utanywa inzoga kuko hari itegeko rikubuza kunywa inzoga ufite n'ubundi inzoga wazinywa habura gato ubundi rwose nta kantu kabura gato nka bose rero wazinywa kabura gato umuntu akurakaje iminsi ibiri akagukoze mu bwonko wazisoma uri kunyumva zakubananye ugize ibibazo situwasiyo seriye wazinywa hari mushuti wanjye ageze kunganiza arambwira ati kera tubasangaga turi nk'abasirikare tukaba turi kumwe n'abasirikare b'abarokore yari umusirikare we yari umusirikare yari umusirikare ngo ariko akabana n'abandi bantu bakijijwe ngo noneho bakajya ku rugamba abantu basirikare mu gihe cyose babanye bakaba batanywa inzoga pe ariko urusansi rwamara kurya iminota 5 bakandukira wisiki bakarundayo za wisiki baza aho bavuye ku rugamba bati baba we ubwo nagira ngo mubwire ko ahanini niba umuntu wararetse gukora ikintu kubera regrema za muri internet z'ahantu amategeko hasanze cyangwa ibyo utagomba kurengaho bro uraregetse kuko bagufunguye ukaba nk'akanyana wa season by'umwihariko rero abantu bashaka sauna massage ariko siko none ariho mpereye ariko duhere muri Golden Gala no kuvuze massage hera ku bindi bro the Golden Gala ibyo ni ibintu mpora mvuga umuryango wose ushobora gusondekera kandi buri muntu wese akabona field afitingamo by'umwihariko ushobora kujyana n'umuryango wose mufite nka BD y'umuryango BD byo bita ngo ni birthday prices ibiciro biri hasi kagenda rero mukamara y'umunsi wose ushobora kugenda iyo BD mukayikora muri jardin muyikozemo amiri kubikora ari ku manywa niyo bari nijoro nta kibazo mwicaye mwenyine muri jardin mu mahombezi nta kibazo na kimwe gihari aho ni muri Golden Gala ikindi wayo ufite gahunda uyu mwaka mu mpeshyi aho kugira ngo uzagere mu mpeshyi ubure sare y'ubukwe bwiriya sare warayibonye ariko rero simpamya ko ubugiye igihari ira sare bayibukinga ariko hari n'amajaride ameze neza ariko na sare ntabwo tubizi hanyuma n'amatariki yanjye nafashe none muri sare ni ukuvuga ngo abakiriya banjye bari amatariki bagomba gufata ukabaguhamagarire noneho abagezeyo noneho abashaka afite ubukwe ni muri sare sinahubwe ngo ya sare ngirenda kungana na noza uranze kabona arago yo ako ndabonye ari u Rwanda oya rero ariko abantu bajyamo by the way so if the parking nini cyane parking yo ntabwo nabeshya pe oya ni nacyo kintu kiri hari kinini cyane kindi kandi hafi aho haba haparitse ambulance wayibonye clinique mobile abari clinique mobile hafi ifasha abantu buri habaye ikibazo
wayoye ibiraho noneho rero bamwe bashaka kwigira muri sauna abandi muri abandi bakaba bari muri gym abashaka gushyiraho akantu noneho rero abafite amavunane bamwe bakora akazi nk'abashoferi cyane cyane abantu biba batwaye imodoka bimwe wenda twita ubusirimu ariko burya nabyo ni ukugoka kuvunika kwirirwa mu kazi avire mu kazi ukirirwa gushyira ariko nuko zose zigara automatique ariko nyinshi zawe automatique ngira ngo Manuel zisigaranye abantu bake uri umupatro rwose ntukishyire mu gogoro ukirirwa ukirana n'imodoka by the way kudashaka umushoferi bituma mugura imodoka nyinshi mu rugo noneho depense zikaniyongera kandi mufite umushoferi se burya arahenda cyane oya ntago ari cyane ashobora kuba deplacer mwese uretse ko abatipe bamwe bashaka kugira baba bakapo nyine babone ko ayipariki nta bintu byo kumutwara avuga ati umutipe arayipariki aho rero ushobora kujya muri Golden Gala niho hambere hariyo okay ubwo ni mvuze massage mvuze sauna mvuze muchoma waho we ni igitangaza ariko chef we ni ibindi hanyuma rero kuri sauna haba mukaru iri special nuzajya no muri Golden Gala uyivuga uti ngewe mukaru nshaka niyo mutegura muri sauna iyo mutegura kuri sauna bari mukaru mu mpano kuko musawe yarayivuze numva niyo nshaka kugira ngo nyine wumve mukaru mbavuga uko imeze hanyuma kanange ya nimero ya badeperi bashaka massage akabadeperi bashaka massage mu gihe kuzireba massage muhumure haje uwo bita Auntie Annette okay ngera nyitanga yo muri Golden Gala muri rusange ni 0782 58 99 39 hanyuma izo nimero zihamagare service zose ukeneye sare ariko n'umukara tugiye kujya muri sauna mukanya tugiye kujya okay umuhamagare aragufasha yego ubwo se kwiza okay iza Auntie Annette abantu bafite amavunane bafite shaka kugira ngo babakanda imitsi sibyo kandi rwose ugakangwa n'umuntu udafite zangeso z'iki gihe zo kwasaka zirangeso zisaka bamwe zirabasaka ushobora rero kugenda muri Golden Gala ukabaza uti musawe yandangiye umuntu bita Auntie Annette nimero ye ni 078 511 688 94 okay tuvuye muri Golden Gala mbara tunyure kwa Shema gato tubone tuhaje muri Shema Investment wati hari company muri Shema Investment company yego property management ubaye uri ufite inzu ikibanza restaurant company ikintu cyose ukaba wumva when you are kandi ukaba wumva urambiwe when you are tired of the management yes buriya ikuzo nshuti yanjye management ntukayikinishe ni ikintu kigora bibaye byiza arya management mu kinyarwanda n'ugenzu no kugenzura buriya gukora business ni kimwe ariko no kwicunga ni iki ku buryo nifuza ko ibintu byose nkora bibaye mfite undi muntu ubikora naba narakoze ibindi bintu igihumbi ariko ahanini mfata umwanya munini reba mfite undi muntu nkorera ikiganiro nuzo narumva naba ndi gukora ikindi ariko hari umuntu wavuze ngo tuzagaruke muri cya kintu cyo gucuruza amasaha menya mukaye tugiye kwinjira mu gucuruza amasaha y'abandi okay uri kubyumva so rero management ubwo rero niba ufite inzu ukaba wenda inzu yawe yabuze umupangayi babita umupangayi bapangayi cyangwa yabuze umupangayi apartment cyangwa se you have a hotel ariko iyo hotel ntigira abantu yes cyangwa se wabuze iki dore icyo Shema Investment Group is it group limited bro not group icyo bagukorera cyo nuko bafata iyo niba ari hotel bagakora registrations ku za Airbnb n'ibindi sibyo bakashaka abantu bakayigira fresh bagashaka abantu bazajya bakodesha hotel yawe yes ku buryo igihe cyawe kigera payment yawe ukayibona neza cyane ariko bishingiye ku masezerano urumva mugirana baba bayiragiriye ubusa oya hari akantu mugirana ariko ako kantu gatuma ibintu byawe bifite umutekano mugirana ziba zishingiye kuri pourcentage of course ntago ari kuvuga ngo inzu ngo yaba itamubonye ngo yaba yamubonye itamubonye ngo urangurishyura igihe cyose azaba bakoze akazi uzabahemba yes wowe ikigomba kuba nukuvuga ati management y'imodoka zanjye 5 mfite Kigali wenda yo ngiye Burayi nta bandi bantu bagomba gushakira abazikodesha cyangwa bagera gutera Shema Investment Limited
Yes. Investment Company Limited. Bagira na service z'irembo ariko urumva byose n'undi bikorerwa ku irembo ariko. Izene n'amabanki byose bikorerwa kwa Shema. Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp cyangwa kubandikira kuri WhatsApp. Ariko ni kwa Soroko. Ni police 33. Aha. Nimero ya WhatsApp. Ariko bagize umuntu ngorera nimero. Akayigwa akayimankashya muri WhatsApp. Nkikangira diverise. Ndesibyata ni police 33 39 93 53 131 cyangwa si yo mu Rwanda 07 95 85 46 35. Aho rero ni muri Shema Investment. Ikindi rero niba uri aho wicaye ukawirwa uduteza amatwi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, ujye umenya ko n'abandi bantu bose badutega amatwi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Bityo ibyo bihumbi ubona by'abantu biruga bitureba bakeneye kumenya ibyo ukora. Uri aho urimo urakora ibintu utamaze. There is a power in advertising. Imbaraga mu kwamamaza. Wabyumvise? Buriya abantu benshi narahombye byaranze ninde wari ukuze. Mbere yo kujya kurizwa nuko wahombye ninde wari ukuze. Ye nagiye mbona abantu benshi cyane nabibonye nabibonye mu Rwanda cyane. Aho abantu bose bategura uburyo ki bucuruzi ibintu byose akabikora ariko bakibagirwa amafaranga yo kwamamaza. Nawe uribaza ibintu byo byikorera wowe bizi n'umuryango wawe n'abantu bari basitati yawe baza wumve subwenge akagenda akishyura mu muryango wa miliyoni 2 akicara agategereza kandi ngo ari gucuruza laptop agategereza umuntu wese uzafata umwanzuro wo kujya guca mu mujyi akanyura ku iduka rye hari uwishakira imbuto hari uwishakira imboga hari n'uwarambiwe ati cyane nk'ibiruko bije abantu batereka tujya kureba i Kigali uwo niwe uzaza kureba izo laptop nawe baze ko byamishije mu muryango yishyura miliyoni 2 nyuma y'umwaka tuzabara laptop nizigenda zarahombye kandi hari undi muntu usakuza ninde muntu wamenye gucuruza laptop cyo ni ikibazo kiri ubu rero twavuga ngo ngwino tukwamamarize cyane ko ntahenda na amafaranga make muzana ibyanyu tubamamarize abantu bamenye ibikorwa ukora cyane Iremidi 30 Surfopa wajya guko cyane Surfopa sira sarete se passe bro ko twamamaje turamamaje nta kintu baduhaye ariko ntacyo okay reka twigende twicireho okay rero nkuko musaba bivuze murabyumva muzane tubamamarize ibikorwa byanyu abantu babimenye vuba cyane ndabandi muri Saritel hari kampani rwose turi buze kuba twamamariza mu minsi mike bita Saritel. Okay abo ngabo bo uzabace menshi kuko ibintu bakora nibyo nzi ni iki big kugira ngo rero mbashe kubisobanura neza mobile money yanjye igomba kuba imeze neza ibintu bakora ndabizi Saritel nta twenda tubivuga tutaravugana nabo reka tuvugane nabo yes hanyuma rero uyu munsi ikigano twinjiramo ngira ngo ku bibazo ngiye mfite icyo ndi buze kuba nsimbukiramo cyambere cyacu n'ubukungu n'ubukungu of course nta mafaranga ariko bakoze subscribe ko surakingiga abantu bakore subscribe mwambari mugakora subscribe nyamuneka niba utaruka ukawutaruka wahaye kuzo subscribe ko yakuzana ibintu bizima mu mwuka tube bazima no mu mubiri tube bazima uri kwibaza ari umunyedini bambwiye ngo ni iki kibazo no ngo ikibazo si miliyoni 2 nta nubwo ikibazo ari abantu 1000 ariko harimo izindi requirement ngo zitatuma neza ugira ushinga urusengero hanyuma gahunda hari ubu ngubu yewe natubonye umunyedini akantu natinyemo nikara kuvuga ngo umugenzuzi igihe yaba amenyesheje yaba atamenyesheje uziko arabutipu uzajya ujya yavuga ati ndi umugenzuza y'abace n'abantu banahuriye kuko urumva kugenzura ntabwo waburamo abamamyi nabonye abatipe bari intuza bavuga ko ngo basezeranyaga abantu amashuri hanze ko aho bazabajyana cyane iyo yovanga imana nabonye imbere ya rwa rwego rwanda rwo gukubita mu maboko atari ayawe rwa rundi
gushyira mu maboko ataya ngo byagenze gute abantu bose bakajya bagataya amaboko ariko ko tubona uri mu maboko ataya ngo byagenze gute byagenze gute ati aha ataya amaboko mu mbonamo ayanjye ndi hanyuma y'intuza nabonye mu maboko atari ayabo ngo bageraga gutya bagasezeranya abantu kujya hanze akazi dore ko akazi kazarikora niyo mbona ngo buze muri Canada ngo n'ibikigwa akazi kazarikora akazi kazarikora ndabibona abantu benshi bandika akazi ariko muzansengera ariko se umunsi ndashaka gutanga akazi hagira umuntu yigisha kwandika ileteri isaba akazi ntabyizi shanje dogiteri ariko ryo kintu ariko ishanurira nagezereya dogiteri simbesh ariko urabizi ko nayihawe na consensus ariko ngira ariko sinzi kwandika ileteri isaba muntu ushaka akazi akwigishe busaho nejo yarababagaye ati musaba ati ndagushaka nisubuko rwose nimbwira toya ati ndashaka kuvugisha in person ati kuko ibintu nshaka kumfasha biri in person ndabireba rero buriya rwose sinjya nanga guhura n'umuntu amwana uze kuza undebere nta kibazo araza ngeze ati arabanza kumwe dore saa 5 uraba ufite imashini ndabanyifite araza ngeze atuze ikintu nshaka kumfasha ati numvishe uzi Icyongereza cyane nikagira ati nyandikire letere isaba akazi eko urabizi ko ndi dogiteri ukoze ko kazi ko zagakora koko urabizi ko ndi dogiteri ariko ngiki kintu nazi sinzi kwandika iletere isaba akazi noneho rero arambwiye ngo ese ngo ntabwo wabyize ngo muri entrepreneurship entrepreneurship ni iletere isaba akazi abantu bize iletere isaba akazi muri entrepreneurship wowe wari urimo kwiga entrepreneurship bakwigisha iletere isaba akazi ngo bakwigisha nk'iki yatokeje cyakora rero narebye ndavuga ngo agezeho ubu nta kundi reka mufashe bagase bigeza gute njya gushaka format kuri Microsoft Word kwakunda kandi koko babiri ugashaka format iletere rero nda editing aramwana rwose sinkubeshye ngiki kintu ntazi kandi urazi ko ndi dogiteri wayihawe na consensus rwose sinzi kwandika iletere yasetse yahirimye unabizi handa yaje tavuga ati c'est pas possible waba dogiteri gutu utazi kwandika iletere ariko urumva bidatangaje ariko zubundi dogiteri ni ngombwa ngo bayibuka ibintu byo kwandika iletere nta dogiteri usaba akazi dogiteri muzima ajya kwandika iletere isaba akazi ari dogiteri ariko ngo dogiteri yadasohotse kuri yellow paper abo bagomba gushaka ukundi kuntu abo ntago kwikwe bo by the way buriya doctora nibyo mujya mwumva mu Cyongereza bita ngo ni PhD wabyumvise doctora ni nabisobanurire insobanuro impamvu jewe ndi dogiteri uri kubyumva buriya kugira ngo umuntu abe dogiteri uri kubyumva ntabwo ari ikintu kiba gishingiye wabyumvise ku kwiga cyane ni ikintu burya gishingira ku bushakashatsi donc ntabwo wabona umudogiteri utari umushakashatsi ntibibaho niba uyifite ukaba utari umushakashatsi ufite ikibazo uwo mutwawe uri ikibazo ukaba nta research ukora ngo ufite ubuntu runaka uvanga umudogiteri uyobone ibigomba kubishingiye kuki kuri research muzabibona abantu bize doctor bazabibabwire uri kubyumva bazabibabwire ahanini amaraporo amaresearch ukora urugero ugafata umwe gukora research ku kintu ukadeva research propos ibintu byose ntago bibasinga kuri kose ngo iyi rero niba mvuga ibintu kumva ibyo mvuga birimo ubushakashatsi nakoze I'm doctor see wishaka kugira ngo ujye mu byo gucukura ushaka ibipapuro which kind of university dufite benshi bicanye ibipapuro urumva akosha sinzi ko ari doctor wicaye aba afite ikibazo adafite akazi adashakishwa dogiteri muzima batari gushakisha muri iyi minsi se doctor yaba ari afite ikibazo muri iki kasi vuba arahari doctor barahari muri doctor muri theory barahari iko wagiye kugo doctor muri theology wibutse barahari doctor muri theology pano muri technology afashe mu mutwe koko babros bibiri bayisobanura bayisobanura neza bunguri
bahari bazi ubwenge abo bo bajya bicara abo reka simbahishe abo badogiteri bo baricara bazi ubwenge barize basoma buriya rero ubwenge ikuzo n'ubumenyi biratandukanye umuntu ashobora kuba mbona akabona ko mfite ubumenyi avuga ati sawa afite ubumenyi ariko dushobora kwicara ku meza turi kuganira ukavuga uti nubwo afite ubumenyi nta bwenge afite biratandukanye ni ukuri kw'Imana ubwenge umuntu abubonera sibyo umunsi Salomo yacaga urubanza abanyamategeko bari bahari ugeze mu byanditswe barebaga mu ngingo bakabona hari procedure ijyanye n'itegeko bacamo rubanza rwo kurw'umwana ariko kubera IQ iri hejuru ya Salomo yego wabyumvise IQ iri hejuru yarabatunguye bose uwo mwana mu musaturemo kabiri mu cyuma w'igice cye n'undajyana igice cye IQ iri hejuru bro ibyo ntabwo yabyize rero umuntu ashobora kugira amashuri wabyumvise okay umuntu ashobora kugira ubumenyi reka tureke n'amashuri ahanini kumenya bikunda gushingira kuri field sibyo sinkubeshye kugira ngo umbaze mu ikipe y'igihugu umukinnyi umwe niba ushaka kumpa ikizamini kandi kuwa kangahe narindi kuri narakubonye ndaguceho ku kamoto watutu bikajya ugiye kuri match uri kuba iko niba ari ikintu donc kugira ubumenyi ahanini ushobora guterwa na field gusa ushobora guterwa n'ibintu kuko urabona umuntu ashaka gutangira YouTube TV yaza akakwegera yego kuko iyo field irimo uyifiteho ubumenyi ndetse uranayimenyereye cyane none rero ari igihe umuntu araza ushobora kumva usobanura ibyo gukora YouTube cyane uko yunguka kugira gute akavuga ati uyu mutipe ni umuhanga ko byari ntabizi wa ariko ntabwo uri umuhanga uri ubumenyi ufite ubuhanga ni umuntu bushingiye kuri the balance ukuntu umuntu abalancing ikibazo ukuntu umuntu abalancing a situation niho hashingiye burya ubwenge niyo mpamvu bano babera bakavuga ngo abantu bari too silent ngo they are wise kubera ko wenda bafata umwanya munini ariko gutekereza no gukora baceceka irimo usara ari idegete ari idegete umuntu aracecetse ukagira ngo hari ikintu yavuga ukumva n'igihaza uri kunyumva donc abantu bajya batandukana ubumenyi n'ubwenge n'ibintu bibiri bitandukanye ariko ahanini ibintu byose ubwenge uzarebe iyo barimo gupima ibyo bita ngo ni IQ bakunda gutanga utubazo two gusorovinga buriya umuntu ashobora gutsinda umukino wa chess urayizi umukino wa chess umuntu ashobora umuntu ashobora kuba ari umuswa cyane ariko buri gihe uko mugiye kugisora akagutsinda ukaba inshuro ijana utaramutsinda kandi witwa ngo umuhanga waraminuza uzarebe maze na BR igora batsinda umusitari umwe twajyaga duhurira ku kizamini cyera provisoire igikorwa twandika no muri stade yakubita amaso hakurya ati wagarutse ariko ngahora nibaza ukuntu umwaka wose nize iminsi 5 niga iminsi 5 gusa mu wa kabiri mu karere wabyumvise ariko nkibaza ukuntu maze kuza inshuro 7 kuri provisoire kuri showa militipe kuri showa militipe wabyumvise donc abantu bajye bamenya gutandukanya ubwenge n'ubumenyi uri kubyumva hari igihe mura n'umuntu akambwa ati Dr. Musa uri umuhanga ntugahoya nimukatiranye ubwenge n'ubuhanga ntukitiranye nako ubuhanga n'ubumenyi ibintu bitandukanye ego nshobora kugira ubumenyi muri field runaka ndetse nkakurusha nkagukuba inshuro 10 ariko twaza mu mibanire uri kubyumva ugasanga une uzareba hano umuntu ushobora gusanga umuntu ni umuhanga ariko kubana n'umugore byaranze kubana n'umugore burya ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ni politiki ni politiki y'urugo nukugira ati ukavuga uti jewe kubana n'umuntu burya n'umuntu wese ni ubwenge zene no kubana n'abaturanyi ni ukubitondera ni ukwihangana ugasanga umuntu nubwo ufite ubumenyi muri iki kintu ariko iki kintu ni ikiba uzwara igihe nk'umuntu bakubwira ati umuntu umuhanga akora muri iki gihe runaka ni PM wa projet y'abanyari babandi
ni hakurya bafite bara ni PM muri wenda mu kigo runaka nuko mukicara arya zigeze kugusetsa nigeze hari umuntu gusetsa twagiye muri sauna nkavamo ukizogera umuntu ari ku okay yinjira twari tuzi ko yinjiye umudogi umuhanga ariko yaravuze mpitamo gusohoka uravuye ruguru Ona bitakunda donc umuntu akaba ari ahantu wabyumvije ariko nubwo ari ahantu umuntu bakano kubaza ko afite ubumenyi ariko ugasanga ubuhanga ni ikibazo bigije ukuri nta kintu kirimo umutwe ari vite igihaza niyo mpamvu bibiri ivuga ngo ubwenge butangwa n'Uwiteka cyane serious icyo cyo munye mukemera uraza ukansanga hano ukavuga uti rwose musaho nyigisha iki niki nkakikwigisha ukakimenya ukagenda nawe ukigisha bro ufite ubumenyi mbigusubiriremo ntabwo ufite ubuhanga ntabwo ufite ubwenge kuko ubwenge bwo butangwa n'Uwiteka ubwo n'ubumenyi ni ukumenya kuboroka iyo utaza kugera muri environment ngo ugure telefone ukande kuri muri TV umbone uzundebe nkwigisha icyo kintu wari kuburinjije wabyumvije bro rero kuba umuntu yaragiye kwiga burya nta nubwo biba bikwiriye kugukanga nuko yabonye opportunity yinjira muri iyo field akagira ubumenyi kuri icyo kintu ariko ubwenge bwushobora gusanga ubumurusha yo kuri kw'Imana kuko ubwenge butangwa oya tubona benshi hano hanze abari mu bantu neza yarize ari dogiteri cyangwa ari professor niki wenda reka mvuge gutyo ariko mu buzima busanzwe none se biterwa n'iki reba ngurugero nengeye ngurugero uragenda arabaganga cyane cyane abo mu gihugu cy'abaturanyi nk'abakongomani ukagenda akakwandikira rero tugabanye itabi dore bimeze gutya yarize bro arabizi ibyo akubwira nibyo yarangiza mu gihe ari kukuvugisha akabasomye agasohoka akajya muri toilette kuko ari nahari ubundi ari hari yahita ari kunywera imbere ati urigabanye kandi bari kurisoma icyo bita iki ubumenyi arawufite yafashe umutwe wo kutabi urigabanyije wakira iki wagiye kanseri wari ufite ibyago byo kwakira kurwara kanseri afite ubumenyi bwo kukugayidinga neza ku buryo utarwara kanseri ariko is very stupid is smoking arimo aranywa wabyumvise ubwenge n'ubumenyi ko bitandukanye ubumenyi rero buriya nicyo kintu ntikiva ku Uwiteka ubumenyi urabuhiga no kwigana ukigana ukajya utari ku bwenge buva ku Uwiteka kera reka ngurugero ndigiye kuzaba nka wa muntu nanjye nanga gutanga urugero ku mubyeyi wanjye kubi umugabo ageze gutanga urugero ku mubyeyi ntiyahiriwe nabyo nanga gutanga urugero ku mubyeyi ariko nagira ngo nkubwire iteka yakundaga gusenga ishengesho akavuga ati mana ndagushima kubw'ubwenge wampaye iteka uko asenze akavuga ati ndagushima kubw'ubwenge wampaye nuko nkamwitegereza buri gihe uko yasengaga iryo sengesho nkamureba nkavuga ariko mbese n'umuntu avuga ati mana ndagushima kubw'ubwenge wampaye ukamwitegereza ubwo bwenge ahora ashima none rero rimwe nzakugira amatsiko n'amazi ariko buri gihe iyo usenze ishengesho kuko uvuga ati mana ndagushima kubw'ubwenge wampaye bite bya nubuye kuko njye mbabona ubwenge ufite aribwo abandi bose bafite waba ahantu dutera urabona umuntu uza kunyiyama wabaho imyaka umaze urabona umuntu uza ngo anyiyame ambwira ati ibintu ibi n'ibi wari wabona umugore uza kuvuga ati aza kumbwira ati ibintu wavuze wabwiye kanaka wabikuye wabaho wari wabona hari umuturanyi nagiranye nawe ikibazo wabaho wari wabona feedback ivuye kundi muntu iza iri against me anga ubu bwenge bamvuka that's the knowledge nibwo bwenge shimira Imana iteka uko nteruye ishengero ako kantu ndakumvise ndavuga ni wow uziko nkwiye kwicara agatera agatebe nk'ibi aho ngano wemera kwiga icyo gihe mbimubaza wazangaga abantu duturanye henshi twararwaniye no mu mupira nari nkiri umwana abana duturanye ingumire bazibavugije uri kubyumva ambwiye icyo kintu ndavuga wow ndavuga kweli abyumvise
yari yarize sera yeye yagomba kumbwira turumva mvuga agafaransa keza kandi koko agafaransa urabizi ko avuga keza rwose ariko ambwira icyo kinambwa ati waba wari wabona umuntu uza kunyiyama wana nsakuza n'abantu wari wabona ari umuntu ntujye ubibona hakurya yaye hose uguma ngo nduzavuze warumva hari uwinjiye ahangaha ntibarwana icyo gihe cyagiye abagore bajyaga bahata igiti umuntu akava umugore akaza kubaca akaba iminsi 3 mpaka umugabo akazaza kubukuru wacu ngaho yari yagiye uko byumva waba icyo kintu wari wakibona aho hantu hamfasha kumenya gutandukanya ubumenyi n'ubwenge byombi arandika wa wundi ati niba bishoboka urwawe ruhande ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro iryo shengesho rero sinzi impamvu mbivuze ariko igitumye mbivuga abantu batazajya babyitiranya yari umuntu mbona ngo ngurunguru ufite ubwenge wangu nkunda kubihakana nkavuga ntoya mfite ubumenyi icyo kuba mfite ubumenyi icyo ndacyemera nkavuga ni wenda mfite ubumenyi muri field runaka nabwo si zose ndiye nakubwiye nagiye kureba ikipe y'umupira uzi ukuntu nkukurikirana kuko nta mazina mba nzi ngera muri stade nkambara ekuteri kuri radio Rwanda bagiye bavuga amazina wowe gucukiro ibaze kudashobora kumbaza iyo staff wenda gukati ibaze kudashobora kumbaza umukinnyi umwe mu ikipe y'igihugu ngo mumenye bivuze ngo ndinjije mw'iyo filime si ibintu byawe si ibintu byanjye icyo ushaka kubyihinga mu ibyo bintu si uri kubyumva nibyo nagerageza gusobanura abantu bajya bamenya kumenya ubwenge sibyo no kumenya ubwenge n'ubumenyi n'ibintu bitandukanye twagize ikibazo cy'abanyedini benshi bateguye abakristo cyangwa bigishije abantu abakristo ariko babateguramo igisa n'imyizerere ikennye yari yo kuvuga ngo nta bintu byose Imana yabireka kazaduherezo ryiza naho ndavuga nti tuzajya mwisho kubaza abamama ko bakijijwe kera ako kibakomeje kugira ubwenge. Shema Investment Company ni company uri bwinjiremo ukabona services zigiye zitandukanye bijyanye n'ibyifuzo byawe, ni ku banyamahanga ni ku banyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda bo mu bihugu by'amahanga. Shema Investment Company tugira services zitandukanye harimo services za banki, services z'irembo ndetse na services z'ubukode, services zo kugurisha ndetse na services zo kugura. Ahangaha ni uri buze kugera ukeneye apartment yo gucumbikamo cyangwa se wowe waba ufite apartment uvuga uti nkeneye abakiriya uri buze kugana muri Shema Investment Company. Uri buze kubashaka kuri telefoni ikurikira ni 07 95 85 46 35 cyangwa se ubandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 33 69 93 53 131 hanyuma muri Shema Investment Company tuguhe service igendanye n'icyifuzo cyawe. Ku bantu bava mu bihugu by'amahanga baje mu Rwanda gucumbika cyangwa se gusura imiryango tubaha apartment nziza yo gucumbikamo ndetse n'umuryango wawe. Tubaha ibyumba byiza byo kuruhukiramo kandi harimo ibitanda bigendanye naho isi iri kwerekeza ndetse bigufasha kuruhuka neza. Si ibyo gusa dutanga kubera ko mu gihe wowe waba ufite inzu yawe uri mu mahanga ukeneye umuntu uyikodesha uri buze guhamagara cyangwa se uri buze kutugana muri Shema Investment Company. Wowe ushobora kuba ukeneye iyo gukodesha cyangwa se iyo kugura ndetse n'ibibanza bitandukanye uri buze kuduhamagara muri Shema Investment Company hanyuma tugufashe. Kutugana muri Shema Investment ni ugutekereza neza kuko nibyo biri buze kuguha umutekano wizewe ku bikoresho byawe, ku nzu yawe, aho kuruhukira ndetse naho umuryango wawe ushobora guturiza. Bisobanura igikorwa cyo kwakira Kristo icyaryo. Ntibarakamenya rero. Ubwo byari gutangira bundi bushya. Kwakira Kristo nta revo bifite ku buryo niba uri mu idini wa mwaki ntago kujya mu idini biguhesha privilege yo kwakira Kristo. No kuba pastor ushobora kuba pastor utaramwakira. Tarakire Kristo. Kuba pasteri no kugenda kwiga izo theology no bashyizeho na degree warangiza kubona izo degree ukaba ufite miliyoni 2 n'abantu 1000 ufite amafaranga yo kuba ku rusengero cyangwa se ukaba utayafite cyangwa ushobora no kuba ufite iryo jambo wari ufite degree ugashaka umukire ufite amafaranga
akagushingira urusengero sibyo ibyo rero nizo muri qualifications zasohotse izo kuba umuntu afite Yesu n'izindi wabyumvisha aho kantu utambitsemo dia oya nibyo tujye tuvuga RGB tuyibutse ikibazo ntabwo bafite umunzani kuva ntabwo bafite umunzani ariko batuze ntabwo bafite yewe kuri stade RGB banzi batuze ntabwo uri kubyumva rero umuntu ashobora kuba mu idini adafite Kristo habe namwe bibaho cyane ndetse umuntu ufite Kristo uri kubyumva ntagira mu mutima we ntagira argument sinzi ko nabyita donc he fulfills your heart yuzuza umutima wawe no compromise aba yiburanya nawe ubwe ntabayishinja uri kubyumva urabona iko sinzi urugero nshobora gutanga ku bijyanye no kwakira Yesu ariko rurumvi urabona reka ngurugero nta muntu numwe mu buzima ushobora kuza ngo guhakanye ngo Beron si umwana wawe niko byabimeze kose zurumva byarashoboye uretse muri ubwo rubanza waruburana ntago biba umusaza jewe je ndi daribyo najyamo ntabwo twasubizanye you get that example ubwo rugero bikurwumva yes ntushobora na rimwe kwicara mu rubanza ruburana ko Beron ari umwana wawe ibyo ndamanya nawe wabyumvishe niba rero uri kubyumva waba ushobora kwicara mu rubanza uri kubyumva ngo rwo kwakira Yesu jya mbibona najya mbibona nko kurusengero bakigisha buri cyumweru hari abantu nagiraga baheze mu rungabangabo buri cyumweru bahagurukaga bagiye kwakira Yesu ubwiriza utumva papa mwakira Yesu murembutse umuriro agahaguruka umuriro yakumva ugeze ku muryango agahaguruka buri dimanche my dear ndavuze uko ntavuga izina n'umugabo w'iwacu buri dimanche arahaguruka agakakira Yesu buri munsi buri dimanche none se abapasiteri bo ntibashobora kumusobanurira urumva ahanini abasanga ari abantu bavuye baje gushwanyaguza bavuye mu yandi we bagahagurukira kirimo barutwitse rero ugasanga ihangane nicyo ndi gushaka kukubwira umuntu ufite Kristo ntabwo yongera ibintu byo gushidikanya agiye mbona bambaza ngo ibyo bintu byo kwakira Yesu uhora uvuga ibyo bintu ngo si iby'abanyabuntu uri kubyumva wenda abandi bo bafite ibyabacunguye bitari ubuntu koko sinzi n'abanyabuntu ariko agizagize umuntu nyabuntu by the way hari umuntu umwe wanyandikira ambwira ngo ansharinga igitabo bivugiye hano kugira ngo nabyo igitabo narakibuze ni icy'umugabo bita Billy Graham yari yanyandikiye kivuga kuri Kristo nashaka kugisoma ariko igitabo mbura ariko abantu banyandikira ari benshi ngabo nayoberwa nimero yanyandikiye wabyumvishe rero iyo turi kuvuga kubu ariko byumva hari igihe tuvuga Yesu kwakira Yesu bro ntabwo kwakira Yesu ari ikintu ntabwo ari ikintu se bakora ntabwo ari igikorwa runaka kiba ngo bagiteguye yewe nicyo nakubwiye umuntu wakira Yesu ntagira mizo icyo complain ntabwo agira no mu iteraniro nta nubwo yiburanya kandi ikindi ntabwo yibura nibyo nakubwiye ko aba ari free impamvu nakubwiye ngo urubanza rukuburanya ko Beron atari umwana wawe urugiyemo waba ufite ikibazo uko ni ukuri uri kubyumva niba rero ari abantu umuntu akagenda akaba idini runaka sibyo akabaho iminsi myinshi atinda umukristo ari umunyedini ura rero mu bintu bijyanye rero n'inyigisho z'idini buriya ngo ndagubivuga inyigisho z'idini ni mbi cyane zagakwiye kuba zigishwa umuntu koko ufite ubwenge uzi umuntu udafite ubwenge mu idini uzi intama y'injiji ukuntu iho bagira ubuzi intama abantu intama y'injiji irahobagira ntibifite ihayijya ntibifite ahijya kandi uwayobye arihuta ntisoma ubwo byumva n'iyisomye ntibyumva wabyumvije iraho kuwa mbere bayisomere kuwa kabiri bayisomere kuwa gatatu nibageza kuwa kane bati uvuga ubutumwa tungwe nabo uko aba ari intama ikagenda ikikorera ikazana reka twigete musa ugira ngo wenda hano turi buze kugira ibintu bibiri tugarukaho iyo twinjiye mu bukungu nuko tuba tugira ngo abantu batere imbere kandi ko gutera imbere ntegeza ko ariko twe turifuza gufasha abantu so rero uyu mwanya hari ikintu cya mbere turi buhereho
abantu bari bibajije bari bifuje ngo ni gute umuntu yatera imbere ariko bashingira ku bintu bibiri ngo kumenya kubara amasaha ngo no kumenya kuinvestinga ahantu dufaranga ni ibintu bibiri navuze muri iyi umuntu reka nkwereke ikuze umuntu yicaraga mu iduka sibyo akazacuruza iryo duka sibyo agahinduka uwo bita umukire ukubyumva iduka ricuruje imyaka 15 icyo gihe wabyumvishe ibyo umuntu yabaga akeneye byabaga ari biki ntabwo umuntu wabaga ari mu iduka yabaga akeneye kugura laptop y'ibihumbi 500 nta nubwo yabaga akeneye kugura iPhone ya 1,100,000 angahe wabyumvishe bityo gutunga miliyoni 2 amaze imyaka 10 mu iduka nta kintu byabaga bimubwiye ndetse n'ababaga bamukikije babaga bafite icyo bita demande ntoya icyo bakeneye ni ibiryo n'iki nta muntu wabaga ararikiye wowe gucuruza ajya cyakazi kigaraka go radio 30 10 yaragendaga mu dugudu wose ukaza kuvumba radio kuhehe aho wabyumvise rero ahangaha icyo navuga ko ibyo umuntu yabaga akeneye niyo wabaga uri mu iduka rimwe wenda tubari ukorera ihumure gusa wabaga wumva ari hagije kuko demande zabaga ari ibintu wabaga ukeneye byabaga ari bike ngo byumva ibyo wabaga ukeneye deja byaga ari bike ku buryo bitazamuraga ibyo ushaka wabyumvise icyo kintu ariko for this case ibyo dukeneye byari yongera uri kubyumva uyu munsi ukeneye gutunga iPhone nubwo nabonye mu 23 wari kare yayi ariko ntago yavamo iragera nko kureba ko kuresha hano wabyumvise ukeneye kugura iPhone wabyumvise ukeneye kugura quantum computer ukeneye kugura computer nziza nkiriya yihumure igendanye nayiye kigeze igendanye n'igihe nkiriya yawe yihumure ya Emilio Desa wabyumvise ukeneye wabyumvise kubera yuko urabona ntago ufite abana babiri ntago umugore azajya kubita umwe imbere kuri moto undi nyuma baheda we n'uwo mumotari najya ari imbere baramwandikira kandi barangiza no kumwandikira usanga bibaye ibintu bibi izo rero zose ziyongereye ibyo bintu ukeneye kugira ngo ugura agakorora uzajya ubatwaramo bagiye gusenga ibintu ukeneye byari kubye ndetse byariyongereye ku rwego udashobora kuba none icyo gihe abantu ibi rero bifite efi ikomeye ko uburyo ki twashakagamo amafaranga bukwiriye guhinduka kuko ibitwaka amafaranga nibyo byinshi wabyumvise ibitwaka amafaranga nibyo byinshi kurusha uko tuyakorera bityo niba umuntu yarajyaga mu iduka akarimaramo imyaka 10 akabaye mukire uwo muntu agiye mu iduka akarimaramo imyaka 10 yakena ni iminsi yake uyu munsi yakena ukurikira isigeze asigaraho umutini iryo duka uri kubyumva ariguzemo iPhone akaguramo laptop televiziyo y'ine 3 ya smart TV agashyiraho canal box ku iryo duka wabyumvise iryo duka ryo bari kiriho oya witekereza wabyumvise icyo ndikuvuga ibi rero nabivuze ngera nkunda kubivuga kugira ngo abantu bumve ki uburyo ki bwa investissement umunyarwanda umwe umunyarwanda we n'umuhanga buri abanyarwanda bazi ubwenge nemera ko yaravuze ngo never n'imigani yabo yego no mu cyongereza by the way nemvuga ngo umunyarwanda yaravuze bitambivuga mu cyongereza umwongereza yaravuze ngo never carry all eggs in the same basket ntugafate amagi ngo uyatware mu gatebo kamwe amagi yose ntuzashyire mu gatebo kamwe uyashyire mu gatebo kamwe wikorere ku mutwe anytime ufite ikibazo ahantu kiri anytime wanyerera amagi yose nta na make wasigarana ariko fata aya magi 10 amwe mu ntoki andi hano andi yahereza umuntu agutwaze igihe cyose uzanyererera yo umuntu yagutwaje uzaba ukiyafite ariko ziko ari ibintu mugani w'abanyarwanda n'abongereza baravuga twarabibonye muri covid abantu batwaraga amagi mu gatebo kamwe twarababonye baraguhamagaraga urwo yumva ijana abantu bari barafashe amagi bakayashyira mu gatebo kamwe muri covid ariko hari abantu twari dukwiye kuvaho muri covid byaranze bro si no muri covid gusa ni kiriya kintu kizagaruka uzabirebe bizagaruka bakunda kwemera ibyo bita ngo Simpsons prediction hari icyorezo kizaza kikongera kikadusubiza muri iriya kondisiyo imeze kuriya ngo
kondisiyo yo kuguma mu nzu usa n'aho utajya kuri banki utagira ute uzabwiye bibasobanurira nta kintu na kimwe kiba kidapanze 2001 uriya niba ari umukinnyi wo muri filime ya kimwe muri 2001 warayibonye muri corona nibwo 2011 yari yasohotse irimo uyu mugabo waje mu Rwanda witwa nde uriya Idris Alba n'abakinnyi ya genocide uri kubyumva hari yari yasohotse muri 2001 izo zose ni filime zavugaga ko hari icyorezo kizatera ndetse abantu bakajya mu nzu akaba lockdown akabaho iki wabyumvise kizatera cyangwa bazategura bazakora it's okay nyine wabyumvise ntabwo wabyumvise iriya situation ntabwo turayicika uvuga ngo bizongera bibaho muri Simpsons prediction ko vuba Simpsons prediction dukunda kubyemera abantu benshi kuko ibintu byose bagiye bapredictinga by'imibereho okay ni bijyanye no kuba nk'ubu nanjye nshobora kuguhereza prediction ari ikintu ngenzi ko kizaba ngwe nka kimwe se kimwe cyo hari igihe kimwe kizajya ugendeye kuri population y'abagabo nuko intambara nyinshi ziba zitwara abagabo benshi nuko ibyo bita ngo ni uburinganire babyumvishe uburinganire by'abagabo ni iki urabona uko ubwikuwe bw'abagore uko bungana uko abagabo hari igihe abagore bangana ubwinshi bwabo hari igihe kizagera ngo ndi kuko hagiye prediction kandi uzayibona hari igihe kizagera abagabo babura imbaraga yego aho abagabo bazajya bakora amakominote nk'uko abagore bayafite ngo yo kurengera uburenganzira bw'abagore ujyabona hari igihe kizagera ajyaho amakominote yo kurengera uburenganzira bw'abagabo ubundi se ubu ntiyagakwiriye kuba ariho vugisha ukuri agakwiye kuba ariho ushigiye gutya turi mu bukungu turi mu bukungu ndashaka kubwira icyo bita prediction hari ukuntu umuntu yicara n'ubu ngewe nkaho nshobora kwandika igitabo ku buryo mu myaka 50 umuntu uzasoma icyo gitabo azavuga ko nzaba narabivuze rega urango ko ndi kureba handisi na Donald Trump bye byaravuzwe ko azayobora Amerika cyane uri kubyumva hari ibintu ushobora gupolitika ngenda kubwiza uko kintu cy'abagabo n'utakibona abagabo barakoze amakominote yirirwa barwana intambara zo kurengera uburenganzira bw'abagabo kandi twe twabitangije kominote zitangije time will come I'm telling you igihe kizagera uko abagabo bazajya bagenda tujya mu tugoroba tw'abagabo uduki tujya mu ibyo bintu twakora iki twagenza gutega umugabo atera imbere zarebe nawe weruka kubona umugabo utwaye imodoka nziza i Kigali akaziza neza abagore yavugisha ukuri uheruka kubona umugabo utwaye imodoka nziza i Kigali ryari mbese agafaranga kari gutunga abagore wabyumvise rero hari igihe kizagera ubundi iriya ari politiki ni politiki ababiligi bakoreshaga mu gihe si ababiligi gusa ni politiki y'abayeropeye bakoreshaga bakigera inaha urabona ni ikintu ngiye kuvuga nta hantu bihuriye n'uburenganzira bw'abagore atazagira ubifata ukundi atazagira umuntu ubifata ukundi ariko ni politike bicaye bakorera inama baravuga bati abagabo nibo bayoboye Afurika kandi bafite imbaraga uri kubyumva kandi bagira spirit ya kigabo icyo bita the spirit of a man buri umugabo arakubwira ati kill me ndangiza uri kubyumva avuga ati ngiye simpfukama nyica akemeraga ndangiza kabisa urabizi ubu umwana umwe ngo baramukubise bati pfuka iyo zarapfukama ati wigiraga ibiki ati nubwo mfukamye ko umutima ndaga uri kubyumva icyo bita the spirit of a man uri kubyumva aberopeye batwaraga abagabo bakajya gucukura imihanda ya gari ya moshi babyumvishe barangiza kujyana abagabo gucukura imihanda ya gari ya moshi ntibaha abagabo amafaranga bakoreye bakora ako kazi bagatuma abagore babo nibo bajyaga gufata ifeza wabyumvishe bwo umugabo baramutwaye amazu ukwezi akora igihe cyo guhembwa akaza umugore agafata amafaranga akayatwara mu rugo uzi ikintu bakuretingaga mu mutwe w'uwo mugabo
you are nothing, you can't do anything. Nta kintu wakora, nta kintu ushoboye, nta kintu wabihinduraho. Uri kubyumva? Nicyo bakoresha kuko babizi ko politiki umugabo ateye, uri kubyumva? Niba atagerageza kumukuretingamo icyo kintu cyo kuburamo ambitions, kuburamo ako kanyabugabo, uri kubyumva? Niba atakimukuramo barabizi ko anytime bashobora kwicwa, bashobora kwirevolta. Iyo umugabo yakoraga ikosa byagendaga gute? Urabizi? Bateguraga ikiboko, uri kubyumva? Bagatumiza umugore n'abana be b'abakobwa. Pana b'abahungu. Bakamukubita icyo kiboko, abana b'umukobwa na nyina baraho bareba. Bishatse kuvuga psychologically this man is nothing. You are muhagaze ku muntu udafite icyo avuze. Barangiza kumukubita, ariko bamaze kumukubita inkoni kiboko, nyina n'abana b'abakobwa babireba, bagafata amafaranga bakahemba umugore na wa mukobwa ati ngo ni mutara. Nicyo kintu, niyo point nini ya nyuma bakoresheje muri colonization, sibyo? Kandi bayigeraho bari seri. Abagabo bananirwa kwirevolta, bose babapakira ubwato bambutsa Ocean Atlantique, babajyana muri Amerika babacakara. N'izi saha dore ba TI na ba Jay-Z bari hari ngo bavuka hakono. Wabyumvishe? Na ya wandi wadutegushe mugenzi wacu rero bamani bari. Wabyumvishe bro? Icyo kintu bakagikora bakagicreatinga. Wabyumvishe? Byanangiraga ajyaga gushira umwaka. Umugabo noneho ubaza umugabo uhembwa, umugore akajya gufata amafaranga, yakora ikosa bakamukubita rero. Yarataga mu rugo akavuga. Igo agara umusega. Uri kubyumva icyo kintu? Abakoroni muzi ubwenge, muzayi icyo bafite. Bafite IQ rero. Rero nandimo kuvuga ku bijyanye n'uburyo bwo kwinvest. Ntabwo bishoboka ko waje n'ubwo wagenga baduhereye kera bro. Cyangwa kubundi akuze ku Rwanda rukwiriye ibirindiro bya gisirikare muri Europe. Bura nta gihugu cyaduha icyanya. Bita inzozi. Ko tugigomba kugira defense force muri Europe. Uri rashaheri. Uri ngo muri Romania ntago baduha dutiye. Igo. Nakuru twagira ibirindiro bya gisirikare muri Europe ko. Tukayo basic. Tukayo basic kome. Chapiti inzozi kabisa. Tukagira ibirindiro bya gisirikare biri muri Europe. Igihugu cya Europe kituvuga ibirindiro kibirere. Ngaho bicaye. Guko urumva abatipe badukoze ibintu bikomeye cyane. Uribaza iyo koko rero buriya ni psychologically nicyo kintu cyaje. Kuko buriya twebwe uri kubyumva dufite uburyo twabagaho, sibyo? Bro ntago hari ukuntu abamikazi babagaho, sibyo? Hari ukuntu abagore babagaho, uri kubyumva? Ntago wavuga ngo ntibigaga kuko ibyo byo kujya ku ishuri n'umugabo ntiyabaga yarize, wabyumvije? Kwari kubaho muri societe uko twaga tumeze, sibyo? Umuntu yigiraga mu muryango niho amasomo yatangiye. None se iyo kuvuga ngo iyo lockdown ishobora kugaruka none bikongera ko affect ubukungu. Yego. Hari icyo dushobora gukora tugategura se ariko se ariko ndi kukubwira ngo iyo izaba se koko. Okay, nibi none se kanumva nongiye kwikanga bundi bushya. Ni conspiracy, ni ibintu abanyamerika bategura. Niba filime ya kimwe muri 2001 ikongera gakimwe muri 2011, sibyo? Igasohokera muri Hollywood bikaba. Ibyo ni ibintu ni cartoon uzajya uyireba, ni cartoon ibaho. Bayita Simpsons prediction. Ya predictinze ko Trump azaba president na mbere yuko Trump anamenyekana. Kubyumva? The guy ya bikozwe na Barron. Ni cartoon. Bayita Simpsons prediction. Zayirebe rwose muzayibona ko we are expecting soon another lockdown. Ni lockdown yabanje yari yarayivuze. None uri kuvuga indi? None uri kuvuga indi? Urugubyo tubyite prophecy cyangwa tubyite ko babitegura none. Umva abazungu mwenye mukabakisha. Urabona
hari umuryango bita nibagiwe sinibuke izina ariko iyo uvumbuye umuti uragenda bakaguha ibintu bakavuga tugwe miliyoni 500 ariko ntumuti ntuzigera unavuga ko ari umunyafrika wo muri Ghana ugeze kuvumbura umuti wa sida ndetse abantu kunywa igitonyanga gusa ugakira sida uwo baramwishe ndabyibuka n'umuhanzi w'umuraperi inyuma bita batiye ugeze gushaka gushyiramo amafaranga kugira ngo bakomeze iyo projet yo muti wa sida nawe baramwica uri kubyumva these people these whites ntabwo cyane nshaka kuvuga mvuge ko ibi bintu by'ubukungu n'ibiki nagira niba mvuga ko abantu badakwiriye gutwara never carry the same eggs in the same basket ugafata amagi ngo yatware mu gitebo kimwe wabyumvise bityo rero ubwo nashaka kuvuga ko ubukungu uko bishoboka nuko umuntu ashaka ukuntu adisparse utuntu hirya no hino niba wenda wari ufite ihumure sibyo urebe nk'ubu wenda turi kwihumura sibyo urabona kayikwamba ameze nabi tubaye n'urugira ari kwaka ibihano rero ntitwajya kumva YouTube ihumure YouTube ifunze yego iradadi niba rero wowe ikuza amagi yose yatwara mu gatebo kamwe yo finished urarangiye uri kubyumva wabyumvise rero tugomba kumenya kudafata amagi yose ngo tuyatware mu gatebo kamwe kamenya ngo aya ndayashyira aha aya ngaya ndayatwara aha aya ngaya ndayikuza abayanwaje buriya by the way yo bagutwaje nayo neza ukavuga uti aka kandi gukora reka mbe nk'investishije kwa ikuzo mbe nk'investishije mu iduka rya kanaka ese iduka urangura gute curuza gute ese ko mbona ibi bintu utabifite mpashyize akantu k'injugu ko ari ku nzira bakajya bagura injugu hari ikibazo hajya ngo 10 bikagufasha ku bukode nta kibazo you are trying uri kugerageza gushyira ya magi yawe mu ahantu hatandukanye umunsi ayo wikoreye azagwa yanda zakurenge yandi wasize hirya ni azasigara gutu uriko byumva rero iyo bigeze kuri investment ariko n'umutekano wa investment barawukeneye nabo cyane cyane ari ibintu bigeze guseka kera njya mbibona cyane urabizi ko nkirangiza ishuri nabaye umukameraman igihe kinini ajyaga njya mu rukiko najya kumva mbona murasezerana iki ivangamutungo risesuye abyumvishe ati ivangamutungo risesuye nk'abarebe sezerana iki ivangamutungo risesuye nk'arebe noneho hakabamo umuza w'umusaza ugiye gusezerana n'umwana akaza bumvikanye ivangamutungo ivangura mutungo risesuye rivangura pani ivanga baza bumvikanye ivanga mutungo risesuye buriya yuri umuhanga ntabwo ushobora kujya niba ushaka gusezerana ivangura mutungo ntabwo wajya kubwira umukobwa ngo rero ngiye tuzasezerana ivangura mutungo ntabwo yabyumva uragenda ukagera ku murenge ukavuga uti ni ivangura mutungo aho ngaho umuryango uhita umwicaza ku murenge ubivugamo hageze umuryango umwicaza ku murenge ati none se ni amafaranga yo ushaka biha bigaragara ariko yuba ntabwo urumva ntabwo wajya gusezerana kugenda wabwiye umukobwa ngo rero tuzasezerana ivanguramutungo ntabwo yabyemera ahubwo uragenda ugahita umutungura ku murenge uti ivanguramutungo risesuye ugahita mukavugira aho ngaho wabyumvise ariko reka nkubwire ni iki kibi cyo kuvanga umutungo uri kubyumva icya mbere iyo umutungo uvanze umuntu umwe mu rugo niwe waka kredi umwe wenyine none niba inzu ihari either ninjye uyifatiraho kredi cyangwa niwo uyifatiraho kredi wabyumvise iyo bafashe kredi bakagurisha ingwate ntiveho baza ku wundi mutungo uri ku ruhande bibaho rimwe na rimwe sibyo icyo nshaka kuvuga iyo habonetse iyo ukoze skandale njya mbibona rimwe na rimwe tuware umugabo akajya nko muri business sibyo kenda akajya muri business ziri risk agahomba yarangiza agahomba ugasanga birasaba ko bamusaba miliyoni 100 n'urugero
ugasanga arafite amazi 3 ayo mazi 3 yose amwanditseho we n'umugore yewe umugore yarabyimbye ngo yakagezeho amazara agafata yose bakakubita ugataha ntiwigeze ugira ubwenge igihe wasezeranaga ngo mukore ibyo vangura mutungo inzi n'igira ikwanditseho indi yanditse ku mugabo uri kubyumva kibanza kimwe kikwanditse kiri cyanditse ku mugabo mu gihe habayeho ikibazo cy'ubukungu byibura bigire subject ku mugore gusa umugabo asigare cyangwa se bigire bibe subjected ku mugabo gusa umugore asigare wabyumvishe iyo byose amaze kubigurisha igisigaye noneho mu bimbobe bye noneho umugabo witungiye amafaranga we yo nasaze ntukirwa naramuteje iyo yikeneye mugabo atuze amafaranga we ikintu ukajya kumubwira ngo wabyumvishe mwese muragenda ku murenge ivanguramutungo ariko there's no IQ nta ikirimo niba udashobora kugenda ngo ufate miliyoni 50 tubare twebwe tubonye akageretse ka miliyoni 100 uvuga uti reka ngende nakasenkanye nawe ugende wakasenkanye kuko jana nibazima yego tuze duhuze tugura ko kantu kageretse tube tukakwanditseho noneho wowe uzakora unyishure senkanye ikibazo nuko utizerana rero batarakizerana none se bateganya ko n'ushaka gushwana n'umuntu ubundi iku ngewe niba niriwe hano uri kubyumva iku nkaba nagiye nkaba nabonye 500 ubundi nza 500 mu rugo nyobeye ko ibyo 500 ari ayanjye ari ngiye yashatse do you think you can fool me uratekereza ko ibyo 500 nagiye nkazana uretse gusa ko mvuga ko afite 2.5 nawe ukajya 2.5 uretse gusa ko mvuga ko amafaranga yanjye agomba kurya umuryango nabishatse segiza ntiyapa wabyumvira umugore akabaho te n'abana ari wabishatse nyine nicyo kintu cyakubwira ndashaka kukubwira mu gihe cy'ibyago nagiye mbona abantu bakarangira kubera icyo kintu cy'ibyago inzu imwe inzu ya kabiri inzu ya gatatu byose mwishizeho amatini yarakurikira urabizi rero ko umuntu agenda yegera hejuru niko ajya muri business it's risk iko byumva niko mufata amakredi menshi iko byumva niko ugenda ugatangira kugura ibikamyo igikamyo kredi watse cya 2.5 kigahenuka kabara wabyumvishe kigahenuka cyose kirangira na PS nimwe reba kimanutse ara ku Gisenyi handi ya bisi yari ifite agaciro ka miliyoni 600 agasigana nawe mu 10 ba wabyumvishe mufite inze 3 biragenda gute urabona banke yagiye nayo ikajya kuguza muri ya yindi nkuru bakayiha kuri to ya 7 urabona banke nibwihangana oya banke ziri hangana yo ariko niyo wapfushije ubujije ahantu buri munsi wajyaga kumanika akaboko muri babiri ngo mwumvikanye ngo murako ubwo ibyo bintu muzana by'urukundo bigatuma mudatekereza ngo ubwenge bureba hazaza kagenda ukamanika akaboko ati dusezeranye ivangamutu isesuye ejo bundi rero ikamyamara kugabata ikamyo yafashwe na kana ideni rikajya ku muryango mwese bagateza abana bakava mu mashuri bigagamo ishuri kurivamo gusa batarivuyemo ryose paruko igihumbi kikabura cya kindi cyo kurya cya leta nibisanzwe ubukungu bushobora gomba ukagira gute ariko byose nta kintu kintu ubwo nari mubwiye ku bintu bituruka kuri sinzi uko nabivuga sinzi ikintu gitumye icyo kintu kiza ariko uwo niba ari wo mwanzuro umuntu afata abigira imikino ariko ufite ingaruka nyinshi ku buzima bwose buzaza n'ubu nyine urumva gahunda turimo n'abana badukurikiye babyumve no gutekereza ngo hari ahantu henshi ukeneye gushira imbaraga kuta kuzishyira ahantu hamwe wa mugabo n'umugore yo bicara bakaganira batigira umutungo wawe nanjye ngira uwanjye duhure cyari gukunda yego nicyo ngiye sinakuvuga ngo ngira uwanjye ngira uwawe ukavuga ati twebwe turabizi umutungo wacu n'umwe sibyo yes ariko mu mategeko impamvu z'ubukungu yes reka n'ubundi turabizi twebwe dukorera hamwe tuzagira ibi n'ibi ubundi ni ngombwa ngo niba mwizenda mujye no kugiraho mu byandi ubundi icyo cyizere gishingiye ku nyandiko ni bwoko ahubwo muba mubeshya twarazamenye icyizere gishingiye ku nyandiko ubundi icyo gize nyabaki ko mwizerana murandika ibiki kandi mwizerana icyo nashaka kuvuga amagi urwo rugo ruba ruyafashe yose ruyatwaye mu gitebo kimwe byumvikane igihe cyose ayo magi urwo rugo azamenekera yose hasi mwese hasi murarangiye
mwese hasi no mu cyaro ntibazabemera kuko ndabizi nta nubwo mwoherezeho na bibiri uvuze nta nubwo mwoherezeho na bibiri mu gihe wabaje reka nkubwire uyu munsi nababaye ku buryo numvaga abanyakigali n'abanzi uyu munsi nahuye n'umumama yari umukecuru w'ahantu bita ku mugeni turahura twahuriye muri Nyabugogo ariko agenda hari ukuntu rero usanga umuzi se oya twahuye n'ukuntu hari ukuntu abantu babona nisekera nuko arambwira ati mwana wanjye ati nagize ibibazo so wagize ibibazo turumva ati navuye iwacu ku mugeni nze gusura umuhungu wanjye ati none umuhungu wanjye uri kubyumva ati narebye ati ndeba ukuntu we n'umugore we bari kumfata wabyumvise kandi nabundi nari buzatahe ati namubwiye ngo nagerageje no kumubwira ngo amitike ati yanze kuyiba ndavuga ngo nyina atana amaguru ze ndavuga nti aba uyu wabona sazanye imitwe nayitekereje ntabwo kabura kuza tugurije uko Kigali beze ndavuga nti mama nimpa nimero y'umuhungu wawe ampa telefone ati rebamo yitwa Nsanzimana ndavuga nti wayimpaye ati oya ati iyo nshaka guhamagara ati mbira umuntu akandebera noneho ko yari umukecuru mukuru pe ndamuhamagara Nsanzimana ntibi amakuru ni mpuye na mama wawe ati mama wanjye ati arambwiye ngo avuye iwawe wabyumvise ntati cyumuhaye ati ntati cyumuhaye kandi arajya kumugera ubwo bimeze ngumva ngo mwire ngo aragenda n'amaguru mbaza umugore se ujya kuva mu kazana wawe yarahati kandi yarahari na nduma ndahumaniwe wabyumvise itike prongo inzaratse n'izibaho ni gute umuntu agiye kugita ubupagare niyo kukubyara ni gute umuntu w'umugabo mama ukubyara utamuha ibihumbi 2 wabyumvise natwe batareze rwose ni icyarindwi icyarindwi kuva Nyabugogo ujya kumugina ni icyarindwi uriko byo byambabaje ubwo bivuze ngo bazasubira mu cyaro ubwo nyine nta kintu nakoze nagerageje gukora igikwiye wabyumvise teje gukora igikwiye kugira ngo umumama atara ariko s'il vous plaît umunsi y'amagi yanyu muhirwa mutwaye mu gatebo kamwe mwarasezeranye ngo muri zo munsi yamenetse no mu cyaro ntibazabemera kuko nimwoherezeho na bibiri ari ikintu kimwe musawo ari ikintu kimwe kimbabaje tugaruka inyuma wenda abantu bose ntibagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi kuko nkangiye wenda amperuka mbyara so ariko uyu munsi ntago namwima itike kandi usibye n'itike n'igitenge sinakimwima kandi usibye n'igitenge n'umuceri sinawumwima niyo kuba kubyara namuhamagaye umwihorere ngo aragenda n'amaguru kumugi uraje uvuye hano Nyabugogo namurebye abo baravumwe twikomereza navuze twikomereza ikigali nabwiye umukecuru igendere ndemeye ubuzima umuhaye itike arigendere namuhaye itike itaye yambwiye ati wowe namubwiye nose mukecuru ngufashe hambwiye ati rero mwana wanjye ati ngewe mfite telefone sinzi Kigali fata telefone yakaraga telefone gato ngende niyo bampa 2 ntaye uri kumva ati mfasha ugenda ungurishiriza telefone wowe Kigali umuhungu aravumye twikomereza umuhungu ni Nsanzimana aravumye ntabwo ari aravumye araroza aravumye byose bya imivumo ya mwubu ya mwubu bivuze ngo nyuma yuko mutwaye amagi mu gitebo kimwe no mu cyaro nibazabemera muraho bwirwa mwatwara mu gitebo kimwe no kohereza 2 ababyeyi byarabananiye kandi you are just there mutegereje ko bapfa mukajya kwinheriting isa oya ahubwo ngo hari igihe ubwo butunzi turi kuvuga bwabura bwamara kubura bakamunuka ngo bagiye mu cyaro muzajya ubwo mbivuze nerukije kuri umwanzuro ubwo mbivuze ndi kuvuga ku cya kintu cyo gufata amagi ukareka kuyatwara mu gatebo kamwe bana mufite udufaranga bana mufite udubusiness mutekeza ahantu harenze hamwe we are going aho turi kujya we want to manage umuntu yakoraga akazi bakamuhemba 500 babyumvishe akarihirira minivaro umuryango wose ahembwa 500 saleri oyi we bana umukapa igitaro byishyuraga umuryango wose yego
uri kubyumva ubwo ni mu myaka 20 ishize wabyumvishe umuntu akaba akora ahantu muri minisiteri runaka desa senkani umuryango wose ukaziga kubera akora muri banki populaire ahembwa 200 ariko nakubwiza ukuri niba atuye ku Ruyenzi ajya gukorera ajya minisiteri iri ku Kacyiru 2 mu gitondo 2 nimugoroba bya moto 120 ku kwezi 60 ku kwezi wabyumvise nibyo 60 ku kwezi azigaranya ngaye byarangiye wabyumvise we need to look for other baskets dukeneye gushaka ibindi bitebo dushyiramo amagi tugashaka n'abantu bo kudutwaza ayo magi babantu se ni amasaha dukwiye kudandaza cyane amasaha ngo amasaha 8 yatuma umuntu akira ntabwo byashoboka uwagushyira ku kazi akubwira ngo ujye ukora amasaha 8 ikuzo ushobora gukira byibura bisaba ngo ukore amasaha 150 kuri 28 amasaha 100 kuri 28 urumva ufata amasaha 150 yakora mu masaha 28 iyo mibare se wahize muri ntuza oya nibanga rizwi umuntu umukire ntabwo yabona umwanya wo kuba tubare niba mfite hoteli sibyo nkaba mfite iyo hoteli nkafite hoteli nkafite ivuriro nkafite ishuri sibyo ntabwo naba mwarimu ngo be directeur kugira ngo ikigo cyanjye kigire gitere imbere ngomba gushaka abantu batarasobanukirwa n'agaciro k'amasaha bakaza nkagurisha amasaha yabo amasaha yabo mwayabaha kuri make nkayarangura kuri make nkagura amasaha yabo kuri make uri kubyumva ubu ni umukiri ugiye gukira ahubwo byanyabyo cyane amasaha akayarangura kuri make uri kubyumva mugasigaramo umukorera muri cyagihe ubundi niwe wagakwiye kuba hari yoza ibyombo ateka asasa agira gute niwe wagakwiye kuba hari kugira business igende neza ariko noneho uzi igitangaje uzi ikintu kibabaje nuko umuntu amara kukwiba amasaha 8 yose akajya yirwa naguhagaze cyangwa arenga 8 akagerwa naguhagaze hejuru ngo ni boss burya niyo mpamvu umukiri uzi ubwenge afata abakozi neza ababizi impamvu abizi ko ari umujura abiba amasaha yabo badateze gukira ahubwo ari ugomba gukira yego akabubaha bandetse nawe mvuga ngo boss ngo boss afite IQ uri boss ufite IQ ngiye kuguha urugero rwo muri company imwe nakoze reka ubwire company imwe nayikozemo nyikirangiza ishuri ku munsi nabaraga 2 miliyoni cash kwa kundi ubara ugiye kuverisa 2,300 najyaga nkunyura wambara urusore biti nyamuneka ntuyivuge navuze urusore biti ntuyivuge ndahivuze se ningewe bantumye kwa nkabana 2 miliyoni ku kwezi 2 miliyoni ku munsi ukwezi bakazanga 70,000 wabaye 2 miliyoni ku munsi ubango naberesaga hafi 60,000 ku kwezi bakazamemba 70,000 ariko boss we ndabyibutse bro hari abakiriya batatu bazaga mu gitondo ahantu nakoreraga umwe 100 undi 100 si 300 ku munsi si 300 babaye uzane ngaho kwezi swani ayo gitanda bro abakire muri abana beza igishekeje nuko iyo umwe mu bandi nabo bibwa amasaha atungukaga hariya twarukangaga umutima ukenda indi njiji nayo ngo yarize ngo yo n'impamvu iri hejuru ngo yabwize ubwenge kumbi iyo bayimaze amasaha none ayo masaha arimo n'ubumenyi yose yaturuka tukanyanyagira umuntu ufite PhD wabimbije bakamutwara amasaha n'ubwe kandi ngo yarize ngo afite ubumenyi ninjije brother naragiye ahantu hamwe reka mubwire ari ikintu gishobora no gutuma unanywa whisky ngo ugitekerezeho neza uri kubyumva ndagenda ndicara ndavuga ko am I fool, am I stupid, am I a cripple, ndi ikimuga ndi igiki gute mversa 1,60,000 buri kwezi peyoma yanjye akaba ari 70,000 bibaho ufata akanya ubitekerezaho ufata akanya
kanya biba wibukantu fantastique yari iri ndagenda hari kuwa gatanu nimugoroba saa moya urahicara ndagenda ndicara ndavuga nti ndi muzima do I have is my head really working nabuze ubwenge mbura n'ubwenge miliyoni 2 ku munsi buri gihe na watermelon iva moshi unikoreye hari igihe cyo kwisubiramo iko n'abantu batwumva bashobora gufata umwanya ukisubiramo nisubiramo ndavuga ni kwere umuntu nkanjye uri kubyumva ufite amaboko abiri umutwe munini nk'uyu nguyu umuntu wabyumvise muzima mbere sa miliyoni 60 mu kwezi bakamemba 70,000 injiji gusa banacaho nkiruka ugahahamuka ukagomba gucikamo kane ndicara ndavuga do I have problem is my brain yansa ikintu bita mu bantu bakora imashini bakita factory receipt yapaye akantu hose ku byuma byanuza by'imodoka wasanga by'ama computer usanga akantu ka factory receipt ukikwirisiti kwisiba naragiye kiforoma nkora icyo bita factory receipt bwacye mu gitondo ku kazi sinajye ndavuga ndebe ko aramuza urishanuka ndavuga nti giye kureba komfa uretse akazi nta kandi ufite urabazi nawe abadukurikiye ababazwe ngo akaretse ujya wari ufite aho ujya afite ubwenge umuntu areka akazi adafite akandi nari nditseretere nk'aya masaha ejo singaruka ayumvise hura umuntu areka akazi nta kandi afite gute navuga noya aka kazi nakaretse nge ndebe kumva ni gute ngiye mbese umuntu miliyoni 60 mu kwezi akabenda 70,000 is my brain working Brian ni bakabona abantu tuvuga man there are a lot of things that can train us to be strong uri kwibaza ariko byonyine reka nkubwire tureke ko nakoraga ubu ngubu ngiye nguzana miliyoni 2 nimugoroba ukazimfasha gusa icyo kizere cyonyine ku kwezi nakishyura ngara nanjye niyo nibaza ntukore miliyoni 2 zimfasha 2 zimfasha ku kwezi nkaza ngatwara miliyoni 60 nkazigusangana icyo kizere nakiguhembera ngahe ku kwezi ku kirenze kimwe cya 10 ngo cy'amafaranga icyo kizere gusa cyo kuba mfata miliyoni amafaranga byuze 60 amafaranga bakabahembwa byuze make yari kuba miliyoni 6 arice ndavuga do I have a brain is my head working kandi ugakarenga akajya gutanga miliyoni 6 kwa paseri z'icya 10 wabyumvise ayiwe oya pastor ubona aba yakoze akazi ke nako twamugaye ariko niba wakoze cyane ya pastor yakoze uri kubyumva pastor ubwo abafite aho iciri hejuru cyakoze wowe urinjije uri kubyumva nako pastor avuga ko nanjye nabonye uburyo kinyuramo ubwo butumwa 10 nkazikubyaza nabo guhase sinagutsindagiye nashaka n'inshinge z'ubutumwa ngaho gutera singo mvuga Yesu singo ngutu bwiza bwa Yesu uri kunyumva brother ikeza ndavuga se biba ko umuntu averisa miliyoni 60 bakamwemba 70 akicara agatuza abandi bakwicara ukumva uratekanye wabyumvise noneho rero za 70 najya gusenga batari ko kudatanga icyacu ugakuramo birindwi bro ari ikintu bita ishoka kandi randi rodi nagutegereje bati impamvu utabona umugisha dore nutanga icya 10 utanga birindwi dore none ukajya uvuga uti impamvu ugenga 70 ntago ntabwo icya 10 ukagitanga wandera ugasha uri utazana abantu benshi barahenutse baragitanze wabyumvise tureke icyo ariko abantu dukwiriye uko byumva reka nkubwire pe niba hari ikintu nzi kigora n'umwanzuro ureka akazi umuntu ureka akazi uko byumva no kwa makuza yasinze umuntu akareka akazi agasohoka uri kubyumva ahubwo uzi ukuntu bambwiye bro ngo mvuye mu kazi uzapfa
wiki uzaba uzivuza gute se nta insurance arambwira ati yewe we turafite abana bangahe afite umubora uzapfa yewe ako kudafasha this is all about the business. Abantu batwumva abenshi bakora akazi bagiye batekereje inshuro zirenze imwe kuva kwa kazi. bivuze bagiye batekereza inshuro zirenze imwe kukavaho bagasezera wenda byarananiye abatwumva batekereje kibaze kubyandika muri comment ariko si byo we ukaba utekereje ko wava mu kazi ariko bikanga musa n'umwanzuro ugoye nibyo naniko navuga sibyo ariko my dear nothing is impossible when you have courage will and a good plan. Abo bishobora kuzakunda kugera ku ntsinzi yawe bro mu gihe cyose udashobora no gufatira risk ngo wumve ko kandi ukumva gutekereza ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi rwego bro birakaze. Reba ngwereke uzi abantu birukanye reba ngwereke ikintu nati uzi abantu birukanye ko nabonaga bashobora kwiyahura uzi umuntu nkowe mwirukanye ku kazi yakwiyahura no nta bundi buzima buri imbere bro nyine akazi uragenda ukakabaho imyaka 20 akakwiruka ngano niweze gukora akazi imyaka 20 imyaka 20 bagwemba 150 wagiye gukora akazi bagwemba 150 idolari ryari 75 ijana ubu byarangije kwikuba inshuro ebyiri wacyahebwa igitaro cy'amarayika. Ese icyo kigo cyo ntabwo cyunguka ntigiteye imbere gikoma kuri review tureka ikigo cyabonye injiji birirwa bayiryita nanjye urumva uri muri Robiteke nkabona ntukureyiminga ntukoma nakureka reze ngera yaguha umuntu burabuzera this is all about ibi ni bijyanye no kwiga amasaha ariko hari n'abantu biba bagakabya uribaza kugeza ibyo 60 ariko buretse kujya kure ngiye nagiye muri restaurant imwe hano Nyamirambo uwo mugabo bavuga ko yakize nakubwiza ukuri abakozi umunyakabanda simuvuze aranakijijwe ni n'umurokore utwo tuntu twanyu mwongeraho kutugaraze koko ariko ntukavuga ibintu utazi neza ariyitirira oya uvuga uti umunyedini voilà nenye kanikosora no umunyedini mwiza araririmba atanga icya 10 n'amatura arya n'igaburo ariko umukozi we ahembwa 1000 ku munsi ubona nga kwezi 30 kuko nta n'umunsi wo kureka ipera bagira na marese tuvugisha kure uhari umukozi wawe uteganya ko aziteza imbere none nsangamo n'abana amazemo imyaka 3 4 5 baramukorera yarubatse amazu yaravuguruye umuntu agahembwa 1000 imyaka 5 ku munsi ahembwa 1000 ubwo rero ntabwo umuntu agembwe ngendeye kuri inflation rate arara mu igaraje ngendeye kuri inflation rate umuntu ntabwo akigembwa 1000 umuntu ari guhembwa nka magana nka inflation 1000 niba amaze imyaka ubaze gutyo yaba ari guhembwa ibiceri 50 ahubwo no kwikubana n'ijana ntabwo abarigezaho n'ijana ntabwo yabarigezaho bro umusa wena mbere ko dusoza iki kiganiro ko tuzakomeza hari update kuri ariko icyo navuga cyo nuko never carry all eggs in the same basket ntugafata amagi yawe ugatware mu gatebo kamwe hanyuma rero bijyanye no kubukungu butazo uzavuga ku cyo bita quantum wallet, quantum computers and quantum financial cyo bita key system. Tuzavuga ku cyo bita quantum financial system. Ubukungu bushya ibyo bita ngo ni quantum financial wallet, quantum computers ibyo ni ibintu bije bishya biri advanced ndetse quantum financial system. Akaba ari nabyo biri kuri pressing ubukungu uko buriho ndetse bikaba biri na attached kuri blockchain bikaba biri nabyo bigomba kuri pressing uburyo twa dusanzwe bwa transactions bikora transactions international aho twakoresha ibyo twita ngo twakoresha ngo Swift code n'ibiki tuzafata umwanya tubivimuzi abantu bamenye sigeze World Bank yigeze yabagiye isi nayo se
tuzayivuga ariko iriya banki tuzayivuga. banki y'isi Iriya banki Museveni yagujijemo amafaranga yo kubaka umuhanda gari ya moshi kayamwima. ariko nyuma Yaguza y'inama bakayamo ariko se mubaza izi nama baka amafaranga yo ngo summit aha ngo summit wowe Bakayima. ndakuzabirebe hari ibintu bijya biba ngo by'amahugurwa amahugurwa abantu batahana amafaranga 10,000 10,000 ntabwo yajyamo ya mahugurwa rimwe ari amahugurwa rero ari amafaranga ariko se nkubeye yose aba ari inkunga yatanzwe ngo yo gukora amanama nta nibyo ni natende uragenda ukiyandikisha ukijya muri gahunda zawe cyangwa ukabura unyine bizo dufite kugira bize ubwo zaba amasaha 3 tuzayivuga akira banki tuzayivugeho no kuri kw'Imana noneho rero tuzagaruka ku bukungu bijyanye n'amabanki ariko noneho nibigiye gusimbura amabanki Bigiye gusimbura abantu ibyo bintu twita KFS Quantum Financial System tuzagenda tuzabisobanuraho ni ibintu biteye imbere ndetse byarangije no kuba approved ndetse bigiye gusimbura uburyo ki financial system yari imeze ko bifite naho bihuriye na blockchain bino bintu twiga tuvuga bya cryptocurrency ntabwo yewe niyo tubivuga nta muntu tuvuga tubwira ngo nabigemo cyangwa bireke no burenganzira bwawe twe tuvuga kubera ko bihari gusa tuvuga ko ibintu bihari yego tuvuga tukavuga ibintu birahari ni ibintu bizwi ndetse ahanini dushyigikira ko twebwe umunyarwanda agira ubumenyi kw'ibyo bintu kurusha ko wenda yanajya no mu byo kubyemfesa cyane iki gusa bimenye ko bibaho umwanzuro ntabwo twareka kuvuga ikintu kuko gihari ko gihari ikintu ahanini ikintu gihari nicyo Ihumure TV iriho cyose kigaragaye mu bukungu tugerageza payi yamanutse we payi ari mu gishanga abashaka kugura abantu ntabwo ari payi gusa payi kuri blockchain Bitcoin yazamutseho ni 48 payi network iri kuri 0.9 mu kanya bya 8 yego ubu ni 9 XRP 2.4 iyo ntihinduka ariko abyumvishe uyu munsi hari stinzwe coin ebyiri iyo bita Navax niyo bita Party zamaze kwisindwa kuri imitsi yabuze gato wari waguze cyangwa warayimayininze sha iyo bita Party abantu babonye amafaranga muri Party ngo ndavuga abatrade abagenzi banjye abantu bemereye ibintu nabo Imana ishimwe hanyuma rero makuru mashya nuko XRP yatsinze urubanza ariko nayivuze aha oya ntabwo yigeze uvuga urubanza mvuga urwo rubanza n'impamvu XRP yari ifite urubanza hanyuma iza kurutsinda nyuma bityo rero prediction zacu zo kuri XRP zikaba zikomeje kuzamuka hanyuma rero ikindi kintu ngo nibagira ibindi byaba ari by'ubutaha ibindi by'ubutaha hanyuma abantu bashaka massage bajya muri Golden Gara bazobita Anet hanyuma abantu bashaka kurya ya nkoko iri umuceri muri mu rugo mufite anniversaire cyangwa iki murahamagara kuri Golden Gara baba delivering uwo muceri bawukuzane mu yo warya umuceri gusa nkoko kayiho cyangwa se ukamamagara nkaza nkabarira umuceri mukirira wakoze bro nawe utaha abantu bafite firigo yabaye microonde bampamagare microonde yabaye firigo kimwe cyaricuritse nawe utadispense abantu bafite ibyo bibazo abashaka kamera z'umutekano nibagire umuntu ubikora mu Rwanda ariyemeje nta wundi nzi nta wundi ufite tiri n'amasaha byanga nta wundi ufite tiri nshaka amasaha byanga nese uwabuze umutekinisiye okay tujye muri Golden Gara rero mwakoze cyane turabashimiye Imana ibamugisha amen Shema Investment Company ni company uri bwinjiremo ukabona services zigiye zitandukanye bijyanye n'ibyifuzo byawe ni ku banyamahanga ni ku banyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda bo mu bihugu by'amahanga Shema Investment Company tugira services zitandukanye harimo services za banki services z'irembo ndetse na services z'ubukode services zo kugurisha ndetse na services zo kugura ahangaha ni uri buze kugera ukeneye apartment yo gucumbikamo cyangwa se wowe waba ufite apartment uvuga uti nkeneye abakiriya uri buze kugana muri Shema Investment Company uri buze kubashaka kuri telefoni ikurikira ni 07 95 85 46 35 cyangwa se ubandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 33 69 93 53 131 hanyuma muri Shema Investment Company
tuguhe serivisi igendanye n'icyifuzo cyawe. Ku bantu bava mu bihugu by'amahanga baje mu Rwanda gucumbika cyangwa se gusura imiryango, tubaha apartment nziza yo gucumbikamo ndetse n'umuryango wawe. Tubaha ibyumba byiza byo kuruhukiramo kandi harimo ibitanda bigendanye naho isi iri kwerekeza ndetse bigufasha kuruhuka neza. Si ibyo gusa dutanga, kubera ko mu gihe wowe waba ufite inzu yawe uri mu mahanga ukeneye umuntu uyikodesha, uri buze guhamagara cyangwa se uri buze kutugana muri Shema Investment Company. Wowe ushobora kuba ukeneye iyo gukodesha cyangwa se iyo kugura ndetse n'ibibanza bitandukanye, uri buze kuduhamagara muri Shema Investment Company hanyuma tugufashe. Kutugana muri Shema Investment ni ugutekereza neza, kuko nibyo biri buze kuguha umutekano wizewe ku bikoresho byawe, ku nzu yawe, aho kuruhukira ndetse naho umuryango wawe ushobora guturiza. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.